ndamubwira ngo ariko ku isaha mvuye hari abantu benshi bagiye batebera ahantu mu musitwe batabasha kuvamo. Arambwira ngo abantu bankundaga uzababwire ngo hari impano zari muri jewe nimuriye muri Imana yimuriye muri bo. Ingunzu zivuye mu myobo. Abana b'umwijima bahawe ingororano. Babyawe n'icyaha. Bakuzwa n'ububata. Bahembujwe umujinya w'Uwiteka. Satani mvi inyuma. Ntiza gatoya kuri iyi ntebe. Niba ntakugoye. Ubutunzi bwakizaga benshi bwahise nabwo bwubama nko kureba iyi ntebe yubamye. Iyi ntebe igoswe n'izindi ntebe nazo zubamye. Nubwo uyibona nk'intebe ariko ni igitovu, kandi ni igitovu kireshya na metero 6. Nyine wowe wabyumvise. Ndibariza mbariza n'abandi. Jewe ntabwo hari ibyo ntasobanukiwe. Sobanurira abandi. Intebe twari twicayeho genande. Kinyarwanda kojeje kirahanditse ntabwo ari cya buri wese. Isi yagutoje gusimbuka. Aho wasimbukiye hitwa wabandi. Iwabandi wasandagije ibyo wasanze. Isi kwituye kuguterura igucomeka ibere. Umuntu nyamuntu arayakurura. Isi yamusakuza agaceceka, yamurambirwa akayacira. Watakaje ubumuntu akibagirwa ko ari umuntu, si umuntu, ni umuzima mubi, kandi umuzima mubi atwa n'umuzimu. Ya pasi winjijisha yaba yatumwe kuri nge atari ku bandi, sibyo? Ntabwo yaba yaje kwicarana nanjye hano kuri kamera, sibyo? Yakaba yansanze akambwira ati Imana ivuze gutya ko intebe yubamye imbere yawe, sibyo? Hanyuma Imana ikaba yongeye kukwicaza ku ntebe nshya. Kandi uko abimbwira yicaye ku ruhu. Uruhu. Uyu yicaye ku ruhu. Ku ngoma y'uruhu. Uruhu rw'imbwa. Yakatika generalize. Data arashyira ijambo hari yarambwira musomere. Nzakomeza kubutanga niyo ntaza no kuri kamera ngo mbuvuge, sibyo? Nakwandika n'igitabo nubwo nabandi nahandi. Nakwandika n'igitabo nkavuga amateka y'ibyo nanyuzemo kuko ndi kubohoka. Avuge gutya naje gusanga abantu bose nabo kuri YouTube n'abandi batandukanye, sibyo? Yenda reka twokuza nabo hanze tuzane aba hano kuri YouTube. Ahubwo nasanze bose baraguye mu isi y'abazima, bandambikeho ibiganza banyatuze bagira ahubwo bakihutira. Yewe Satani uramuzi? Satani urushaka guhura nawe se? Shebuja se? Ushaka guhura? Ndabaza ikibazo kinyanditse imbere. Satani uramuzi? Yaba ntamuzi ntago mba naratinyishijwe n'ibyo yankoreye kugira ngo nanjye numve ko nakwifuza kubohoka. Ahubwo wowe muraziranye. Iririmba indirimbo n'ishusho yabyo baba banyuranamo. 770 abacuranga abavuza imyirongi. Ariko mu byantunguye nasanze iyo korari iyobowe na Pastor Theogene Nzahuki.
hantu ko utumye nongera kwegukamo. sanga Theogene yarahindutse, sanga Theogene yabaye mwiza, sanga Theogene ararabagirana, sanga Theogene afite igitabo kinini kirimo inyuguti nyinshi. Niwe ubwira abantu bari aho ngaho ngo muririmbe 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 gutya muririmbe. Arambwira ngo genda mu isi ubwire abo twagendanaga abo twavuganye bose, ubabwire ngo ntabwo napfuye kubera ko nakoreye Imana. Amen. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Yes, reka mbashimire cyane mwese aho mudukurikiye hose, muri abari mu Rwanda n'abari mu Rwanda iyo mwese tubwire ngo amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Turabakunda cyane, dora tubifuriza ibyiza. Nayo mpamvu mu byo dukora byose tubabwira ngo mbere na mbere Imana Data twese wari mu ijuru n'isi muba ari we mushyira imbere ya byose, kandi Kristo ababere urufatiro kugira ngo ibyanyu byose bigende neza cyane. Dushimiye ababana natwe, dushimiye abantu bose badutera inkunga mu bitekerezo, mu nama, mu nyunganizi ndetse n'ibindi bitandukanye kugira ngo tubashe gukora ibingibi, kubera ko ari njyewe njyenyine ntacyo nabasha gushobora, ariko kuko turi kumwe namwe byose tuzabishobora kandi tuzagera kure. Turabasuhuje kandi cyane namwe rero mujye kudukurikira bwa mbere, tubabwire ngo musubscribing kugira ngo bize kugenda neza cyane. N'umugisha rero guhura n'aba bagabo bombi, Prophete Zakayo, cyane ko ari umwe mu bantu kubera gushakishiriza umuryango hirya no hino mu murimo w'Imana n'ibindi bitandukanye agenda akora kugira ngo abashe kubaho, kumubona bigoye. Rero Imana imumugisha ko yabonetse. Nashimiye na Pastor Amy kubera ko nawe mu masaha menshi y'akazi ke yemeye guhagarika amasaha y'akazi ke, aravuga ati Pastor nitabiye ubutumire bwawe, byari mu rwego rwo kugira ngo mbashe guhura ndetse no guhuza aba bombi kugira ngo tuze kubasha kujyana muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Navuga byinshi ariko umwanya munini turaza kuharira aba bagabo bombi, kandi namwe ndaza kwasa ko muduharira uyu mwanya kugira ngo mubyumve neza cyane, kandi ibitekerezo byanyu tubashimiye ko mukomeza kubitanga mu ngeri zose kandi nziza cyane. Reka iby'Imana rero tubiharira Imana kugira ngo icyubahiro cyayo hatazagira n'indi ukiyitirira, kandi hatazagira ngo nuvuga ngo iravuze kandi itavuze. Prophete Zakayo ashimwe. Ariko Pastor Amy, banza nawe usuhuza abantu maze duhe n'umwanya Prophete Zakayo, cyangwa se unamutwakirire muri rusange, kubera ko niwe duherukana vuba, haraciye iminsi ntabona Prophete kubera ko akazi kaba katamworoheye. Yego, ndabasuje mu izina rya Yesu, by'umwihariko abakunzi b'impanuro. Nezerewe Imana iduhaye umwanya mwiza wo guhurira hano kubw'imbaraga z'ijambo ry'Imana. Umwami Yesu rero ashimwe kuri mwese aho muherereye. Imana ibaha umugisha. Nitwa Hategekimana Emmanuel, habura gato Yesu arakora, ndi umupasitoro nk'uko maze iminsi mbivuga. Imana rero ishimwe ko ikomeje kubana natwe, turi bazima kandi turashima Imana. Bene data batandukanye bakomeza kugenda badusengera, amasengesho yanyu arimo arakora. Nagira ngo ntangire mbashimira nanjye uburyo mugenda muduha message, mudusengera, mutubwira ati komera mukozi w'Imana, urugamba rurakomeye, ariko umwami Yesu Kristo twizera nawe arakomeye. Rero nejejwe n'uyu munsi no guhura na Prophete. Hari bimwe mu bibazo bitandukanye dushobora kuganira ariko bishingiye mu ijambo ry'Imana. Ndagira ngo mwakire rero, ikaze mukozi w'Imana. Murakoze. yego, urakomeye? Ndakomeye, meze neza, ndashima Imana. Imana igumugisha kubwo kwitanga, ndabizi. Ngiye ikintu nkukundira buriya ni kimwe, gahunda yawe ni gahunda, kandi ikindi nanone kuva aho wavuze ati nteye iby'isi umugongo duhanze amaso Kristo.
Imana iguha umugisha ko uri kubikora neza cyane kandi iguha umugisha ko wemeye kubana natwe uyu munsi. Abazi rya zina rya kera iryo ryararangiye, ubu turi kuri Zakayo, nabyo tuzamenya impamvu Imana yamwise izina Zakayo. Umeze neza, suza abantu dukurikiye maze ubundi ibintu bigende neza cyane. Ndashimira Imana. Twayirukanaga ubushize ariko n'ubu ngubu turongeye turabonanye kandi tubonanye. Imana hari ubundi buhamya bushya yubatse, ishimwe cyane. kandi turashimira Imana ko n'ubu ngubu hari ubundi buhamya Imana iri kubaka, kandi turayishimira ko hari ubundi buhamya Imana izubaka. Amen. Imana rero iduhana umugisha muri iki kiganiro n'abadukurikiye bose. Nukuri Ndumva ari uko navuga. Reka tubanze dusenge. Uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza. Amen. Uri Imana idufiteho umugambi mwiza. Amen. Watumenye tutaraba n'isoro mu nda z'ababyeyi bacu, urangije udutoranya mu gihe kigoye, kandi ijambo ryawe ritubera inkoni, ijambo ryawe ritubera inkomezi. N'ubu rero nta kindi tugiye kuvuga aha usibye ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe ni imbaraga, risane abasenyutse, kandi ugira ikirema ugikomereze mu mitima y'abadukurikiye mu izina ryawe rya Yesu Kristo. Amen. Imana ishimwe cyane kandi yabwa icyubahiro, inabaha umugisha mwinshi cyane kubera ko uyu munsi nukuri mwemeye ko tubana namwe mudukurikiye muri abagaciro kenshi cyane kandi ndabakunda, musobanuye byinshi cyane kuri twebwe kandi kuba dukora no kubera mwebwe. Imana rero ibaha umugisha kandi yumve gusenga kwanyu kandi igusubize mu izina rya Yesu Kristo wabambwe ku bwacu, kugira ngo ngewe nawe tubeho. Umwemera utamwemera umenye ko ari umwami w'abami. Ibyo ngibyo rero nibyo byonyine tubasha kugenderaho cyane. Profete, ntabwo ndi butinde mu mayira, ndabiza akanya kawe wampaye iminota kandi agerageza kuyubahiriza kubera gahunda zitandukanye ufite. Pastor Emmanuel nawe ndabizi afite akazi barimo arakurikirana, ntago biba bimworoheye. Ndagerageza gucunguza uburyo umwete kugira ngo abantu badukurikiranye message ize gutambuka y'uyu munsi. Reka ntangirire kuri Zakayo. Ariko ubundi iryo zina Zakayo Imana yaje kuri guha gute? Reka mbanze mara abantu amatsiko kubera ko iryo zina abantu benshi ntibararimenyera bitewe n'iryo batswe muri showbiz. Iryo zina rifite ubuhamya. Ntabwo nahita mvuga ubuhamya bwose, ariko nitwaga Mbeba y'Inzungu, ubu ndi Zakayo. Kandi na mbere yuko nitwa Mbeba y'Inzungu nitwaga Abubakar. Bivuze ngo nari umusilamu, ndakizwa ngirirwa ubuntu bwo kumenya Yesu. Yesu rajya ahindura n'amazina yacu, bitashobokaga bigashoboka. Ndashimira Imana rero ko ari izina ry'ubuhamya, kandi n'izina Imana yanyise binyuze mu muhanuzi Meshaki uyu nguyu tubona Gatabazi. Yego. Ubwo se si ibyo nyine kuko tuzi Zakayo yari umugabo mugufi, icyo kintu abantu barakizi kubera ibikorwa bitandukanye yakoraga. Yesu ageze kuri wa musozi yaratuyeho, se Adriye kugere warigiye kufasha gusobanura ibya Zakayo. Mfasha dusobanurire Zakayo uwo muri Bible kugira ngo bize kumvikana neza cyane, turijyanisha n'izina ry'uyu muvuga butumwa wacu. Imana umugisha. Izina Zakayo no yari umukoresha w'ikoro, arangije yumva amakuru yuko Yesu agiye gutambuka. Yari afite ishyaka ryo kureba mu maso y'Imana, afite ishyaka ryo kubona Imana. Noneho rero ngabyigana ashaka kujya kubona Yesu, kubera ubugufi rero ntago byatumye amubona, ariko kubw'intego yo kubona mu maso y'Imana ngo yaruriye ajya mu biti. Ngamaze kujya mu biti ngo Yesu abona ko Zakayo afite intego yo kubona mu maso y'Imana. Kristo aramubwira ngo Zakayo, ururuka nakubonye, uyu munsi ndarare wawe. Abantu bose baravuga ngo Yesu abonye Zakayo, uriya munyabyaha w'umukoresha w'ikoro, ubwo yakoraga mu misoro muri Rwanda Revenue yo mu Rwanda. None koko ngamaze guhura na Yesu rero
ahita avuga ati databuja kuko wemeye kurara iwanjye byose ndabigurisha. Umuntu wese nambuye n'umukene wese nanyanganyije ndamukubira inshuro 3 ibyo namujyanye, kandi nanjye mwami afatiraho. Mu mahanga n'abasesenguzi ba Bibiliya bavuga ko Zekayusi cyangwa Zakayo, ko Zekayusi ni uvuze Zekayusi nyine bubivuze mu gihe burayo mu kinyarwanda cy'ubungubu uretse katani kinyarwanda ni Zakayo, bavuga ko ari we wasimbuye Yuda. Niko inzandiko zimwe zivuga mu ntumwa 12 bavuga ko ari we wamusimbuye, ariko ni proposition yizo mpapuro nsesengura nyandiko abateolojani bo babyigira bavuga ko ari wasimbuye Yesu. Ariko Zakayo mu magambo makeya yagize ishyaka agira intego zo kubona mu maso y'Imana ari umunyabyaha. Yesu aramubwira ngo ururuka ndarari wawe, birangira gutyo nawe yihannye akora iki Imana ishaka. Imana iguha umugisha cyane. Ngire ngo nuwo nguwo yego. Hanyuma mu muryango uvukamo ne hari imva ishyinguyemo umuntu mu rugo. Aho tuvuka mu muryango wawe? Ntago mbizi kuko aho navukiye naho nakuriye haratandukanye. Nakuriye mu mujyi, aho mvuka ntago nigeze mpakurira kandi nari ndakana, ahubwo kiretse ahashyinguye mama niho nzi, kandi mama nagashyinguye aho navukaga. Nawe nzi kireka hari nibikunda hari message ndi buguhe. Ego urakoze. Imana iguha umugisha cyane. Ngire ngo reka dutangire. Iri zina Zakayo wowe kubera iki ari ryo watoranirijwe mu mazina ibihumbi n'ibihumbi by'abakurikiye Kristo? Nanjye Imana avuga ko yansanze habi, ariko nifuzaga kureba mu bwiza bw'Imana, cyangwa se nifuzaga kuba nagirirwa ubuntu bwo kubona Imana. Ndashimira Imana rero ko Imana nanjye angiriye ubuntu. Nukuri Imana ishimwe cyane. Yenda ibindi byo turaza kugenda tubiganiraho kimwe ku kindi. Ariko n'izina navuga ricamo message za benshi. Wagize umuhate wo kureba mu maso ya Kristo. Uravuga uti ubuntu bugeretse ku bundi, kugira amahirwe no kugira umuhate wo gushaka wareba kandi ukasigwa uhabonye. Uyu munsi turi kumwe n'umushumba Pasteur Emmanuel muri Sepak, torero Sepak. Ngire ngo n'uburyo nk'ubu ngubu abantu benshi bamaze iminsi bamubona. Hari ubuhamya yatambukije bw'ibihe bibabaje cyane yabayemo akurana n'imyuka mibi ubwo yari umukristo, ariko kubwo gushaka imbaraga n'ibikora ibitangaza yiyemeza kujya kubishaka mu isi y'umwijima nk'uko abandi benshi bajyayo bakaza gukorera abantu ibitangaza, bagasengera abantu bagakira, bakabahanurira ibintu biri ukuri n'ibindi bitandukanye. Ngire ngo nawe tuganira wambwiye ko wamubonye ariko kumbwira byinshi, ati ariko byinshi ndifuza ko twazavuga twiciye mu kiganiro kubera ko hari byinshi cyane nshaka kumubwira. Yenda reka dufatireho, yenda ibindi tugenda tubiganira kimwe ku kindi. Ni message n'ubundi Imana yampaye nshaka kumuha. Nkurikije uko naramubonye nkuko nabandi mfata igihe cyo gusengera buri muntu wese uciye kuri YouTube cyangwa se aza kuri mbuga nkoranyambaga ari umukozi w'Imana. Iyo message niba nyemereye ndumva nayitambutsa kuko Emmanuel hari ikibazo yenda tuganiriye kugira ngo yenda wumve icyo umuhanuzi Zakayo Imana yamutumye cyangwa uko bimeze byose muri rusange. Nimba yarayisengeye agahabwa n'Imana amakuru ko ari ngombwa kuyimera kuri kamera ntampamagare. Yego ngo ayime bisanzwe. Aho Imana yavugira hose nayumva, wayumva nta kibazo. Nimba ayo makuru ayafite ko ari ngombwa ko ari hano kuri kamera yayitambutsa nta kibazo. Mbere yende uko tubyinjiramo Zakayo, hari ukuntu yenda abantu babibonye benshi cyane bavuga ati ibintu uvuga nibyo, nyamara nubwo abantu babivuga hari abari babihanuye ba Elize, hari n'abandi batandukanye bagiye babivugaho bavuga ati Pastor Theogene yaratambwe koko, yagiye ari urupfu yapfuye n'urw'ibitambo bya kuzimu. Abandi bakavuga ati Theogene ibintu nk'ibyo bitandukanye, bakagira bavuga ati uyu muntu aravuga ukuri, abandi akavuga ati ahubwo nafungwe, ati ribira cyakora yaba ari bigendera ku marangamutima y'abandi atekereza uyu nguyu ahubwo
yakaba ari kure. Wowe wamubonye gute? Ibyo avuga yenda bibonye gute mbere ko twinjira muri message nyirizina papa? sinjya mvuga ku byo umuntu yavuze ahubwo ndavuga iby'Imana yavuze nijoro. Reka tugende. ako ukiraho namubaza Mwegereze mikoro twumve nta kibazo. nakubaza njyewe ni ubwa mbere mpuye n'uyu mugabo. Ikibazo nshaka kumubaza mbwiye ko hari message amfitiye wayihawe nijoro. Yego. Okay. Ni mu nzozi cyangwa mu buryo bwije? Cyangwa reka twumve imiterere yayo. Imana ifite uburyo ivugisha umuntu. Reka twumve imiterere yayo noneho tubone kugira byinshi cyane. Kandi mbere nuko message igera ku wigenewe. Icyo nari nshatse kubaza. Yego. Nari nshatse kubaza nimba ari ukwari mu nzozi akaba yabyutse akayisengera n'Imana ikamuha amakuru ko agomba kuyimera hano. Nicyo nari nshatse kubaza, ariko nimba yarayisengeye nta kibazo akumva ko ari ngombwa hano, niteguye kumva message y'Imana kuko Imana ni yera muri byose. Kuko hagowe uvuga ngo iravuze itavuze. Naho ibindi byo tubiharira Imana kubera ko niyo ifite urufunguzo n'ijambo rya nyuma kuri ibi byose bibaho. Kandi kubera ko ngiye bitewe n'igihe kinini nabayemo mu buryo bw'imyuka itandukanye, ariko kandi no mu gihe kinini cy'umwuka w'Imana. Imana ivuze ndabyumva. Imana ivuze ndabyumva. Uvuga rwose iby'Imana yakubwiye nanjye numva Imana mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Sinaciye uwo nacunguye. Sinaciye uwo nacunguye. Ahubwo nacukije uwo nonsaga. Bamuciriye igico mucira kanzu, aciye ubwenge ancira mu maso ncika uruhondogoro. Ntibite se ko ncumuje benshi mbaca umutwe mu gicuku mbacira nk'ishira ijambo ry'urucakuri baca ahera ahera hahera. Wenda reka nce bugufi ncinya inkoro nceka buhoro. Niwo muco w'ico ndakabaye icwende ndamaco yayo indabuda. Ninde wanyiza uyu mubiri untera urupfu? Ninde wanyamburiye isura inyambitse ubupfu bupfura bukagwa mu gifu? Ceceka wa gisaza we winsakuriza. Nyamara iyaba wari uzi ko n'icyo gisaza aricyo cyagusigaga amavuta mu bikomere, wari umupfu ukazuka. Reka ndirira abarinzi b'inkiki basinzirijwe ubuticura n'ijambo ry'ubucakura. Reka ndirira basiburaga amasoko yo mu bikari byanjye. Ahari amabuye hagiye umucanga, ahari umucanga hagiye ibyondo, ahari ibyondo hagiye ibumba. Reka kandi ndirire abacanaga amatabaza. Matabaza akaba yarazimye kandi amavuta akaba yarashize. Ariko nubwo bimeze bityo, mu 7,000 harabona isigarije. Dore burije kandi burakeye. Ingunzu zivuye mu myobo. Abana b'umwijima bahawe ingororano. Babyawe n'icyaha. Bakuzwa n'ububata.
bahembujwe umujinya w'Uwiteka. Satani mva inyuma, 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 Satani mva inyuma. Ntiza gatoya kuri iyi ntebe niba ntakugoye. Mfasha iyi ntebe uyicurike. Uko Pere gien shargre dosta bevo pere kien sta de beva ke domene sarage dobe erevo bereki adne atasai ra ada bevo kere domo sai ge de sai bevo me erike de sai. Intebe Imana yarayiteguye, intebe Imana yikwicazaho. Ariko iyi ntebe ni wowe wayubitse. Kandi iyi ntebe ukiyubikira, ubutunzi bwakizaga benshi bwahise nabwo bwubama nko kureba iyi ntebe yubamye. Iyi ntebe igoswe n'izindi ntebe nazo zubamye. Nubwo uyibona nk'intebe ariko ni igitovu, kandi ni igitovu kireshya na metero 6. Ni igitovu udafunganya. Ariko uyu murimo izi ntebe zose zirimo, ibi bitovu birumye. Kandi uku kuma ijwi rya marayika riravugana nanjye ngo uko bireba byose byumye, niko igihe cyo gucanwa kigeze. Rero hari imidari mugiye guhabwa, kandi iyi midari ntabwo iri bujye mu ijosi, ahubwo iyi midari irajya mu maboko, kandi murahindurirwa umwambaro. Mwahawe amahirwe ya mbere, aya kabiri, aya gatatu muyatesha agaciro. Satani wishimashima mu cyico mu wundi sindi icyondi. Ahandi haciye undi, hacutse undi, hacizwe undi, sindi umwandavuro nahawe kuzura abazuka. Igihembo cyanyu muragihawe. Kandi muragihawe. Iyi ntebe ntabwo izegera yongera guhagarara mu gihe mutaraca bugufi ngo musabe Imana imbabazi. Igihe cyose mwayibeshyeye. Icyo ni igice cya message ngira ngo yayumvise. Icyo ni igice cya message n'abandi bamugaragiye. Abamugaragiye ubwo ni nk'abande n'abapasiteri. Abo bari kumwe muri uyu murimo urimo ibi bitovu, kuko ni umurima munini cyane. Ni nk'abande nda prophet.
buri muntu agiye afite intebe ye ariko zose zirubitse, kandi izi ntebe zabaye ibitovu, kandi ibitovu byuma bikuma umurima imvura itagwamo. Kandi twese twaramamaye, turacyashaka no kwamamara. Igihe gitanze igihembo cyacyo, kandi muzibuke ko Imana yabivugiye kuri kamera kuri iyi tariki. Iyo ni message yiwe. Hanyuma yaza kongera akicara kugira ngo yenda ni uburenganzira bwe. Mani kumugisha cyane. Hari message nza gutanga ku muryango wa Theogene. Hari message gutanga ku muryango we, ubwenda turaza kuyisorezaho bize kugenda neza cyane. Ariko reka tubanze tuve kuri iki cyiciro. Iyi message niye, ariko nagira ngo mbanze muhereze micro. Iyi message utoyemo iki? Kumva ko intebe wari uriho yubamye, kumva ko mugiye kwambikwa imidari, itari imidari yo mu ijosi cyangwa se yo ku ruhanga cyangwa se yo ku myenda, ahubwo ari imidari yo ku maboko, mugahenjirwa n'umwambaro n'ibindi bitandukanye. Nagiye numvamo iyi message ukuyemo iki yahawe n'Imana? Wabanza uvuga ati yari Imana yavuze, numva ko ari Imana, niba atari Imana navuga ati si Imana, kuko nawe uvuze ko uri umunyamwuka kandi byinshi cyane ubyumva. Ubyakira gute message, yumvise gute muri rusange? Buryo imessage itambutsemo ntabwo isobanutse. Ndagira ngo mubazeho nk'ibibazo nka bingahe kugira ngo mbashe gusobanukirwa message yanjye iyo ariyo n'uburyo bimeze. Ikibazo cya mbere aravuze ati intebe mwari mwicayeho irubamye. Hari ahantu yavuze ngo naho h'igitovu, kandi ngo igitovu kirekire. Ndagira ngo ibyo bintu abisobanure. Intebe yubamye ni iyanjye bwite, ni iyanjye nande? Ese Imana yamubwiye ko ndinde? Nagira abisubize hanyuma tubone gukomeza. Icyakugoye yavuze ko ituma idasobanutse nuko yakoresheje ubuvanganzo bwinshi cyane, cyangwa nuko yenda ibyavuze bavuze ati wumvise ari Imana yabivuze se nkuko bivuga, cyangwa si Imana? Yenda aha hantu twicaye tuba tubonwa n'isi yose, kandi abantu bose ntago bumva ibintu kimwe. Ngewe nshobora kubyumva nkanjye, ariko ndashaka asobanurire n'abandi. Hari umuntu ushobora kubibona gutya, vuga ati amuhagurukije ku ntebe, intebe arayubika. Hari umuntu ushobora kubibona gutya akavuga ati Imana imuciye ku ngoma, koko nkuko nk'ibinyamakuru biri no kubivuga, akavuga ati koko n'umukozi w'Imana yabyeretswe ko ari umudayimoni bari bicaranye. Ndagira ngo abisobanurira abandi abo babashe kubisobanukirwa. Profete Zakayo, dufashe kugira ngo message igende neza. Wowe se wabyumvise? Mbo ndibariza mbariza n'abandi. Nyine wowe wabyumvise? Ndibariza mbariza n'abandi. Jewe ntabwo hari ibyo ntasobanukiwe, sobanurira abandi. Intebe twari twicayeho genande, ese koko ndo mudayimoni twari twicaranye? Hanyuma intebe abadayimoni bari bicayeho genabo ikabirubamye. Sobanura kugira ngo babyumve neza. Somera Zaburi ya 90 ku murongo wa 12. Zaburi ya 90 umurongo waho wa 12. Badukurikiye namwe mufungure Bible zanyu kugira ngo dusome mu izina rya Yesu. Utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge.
Uwiteka utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Imigani 15:33 bavuga ngo iki? Manuel neza. Imigani Proverbs. Imigani Yego. Igice cya 15 ku murongo wa 33 Yego. havuga ngo iki? Kubaho Uwiteka niko kwigisha ubwenge kandi kwicisha bugufi kubanziriza icyubahiro. Komeza. Urarangiye naho ngaho. Soma kuri 16 rimwe. Inama umuntu yigira mu mutima we niwe nyirayo, ariko igisubizo cy'ururimi rwe kiva ku Uwiteka. Imigenzereze. Inama umuntu yigira mu mutima we niwe nyirayo, ariko igisubizo cy'ururimi rwe kiva ku Uwiteka. Ukuyemo iki muri ibi byanditswe bye? Mbo hari icyo nkuyemo. Ko kubaho Uwiteka ihesha umuntu ubwenge. Kandi niwo umugambi nanjye mfite, ni nayo gahunda ndimo, ni nacyo Uwiteka yantoranyirije kugira ngo Imana inyigishe ubwenge butandukanye. Kubera ko message turi gutambutsa atari yanjye ku giti cyanjye, ahubwo ni message y'Imana. Inama umuntu yigira niwe nyirayo. Yego. Ariko igisubizo cy'ururimi rwe kiva ku Uwiteka. Hano nge ntago mpicaye kugira ngo nigire inama, ahubwo ngirwa inama n'Uwiteka nibyo mvuga n'ubundi. Hari ikintu yenda ngira ngo nsubize ku cyo Prophet yari yakubajije kubijyanye yenda no kubijyanye n'ubuhanuzi nyine yakubwiye. Ese wumvise wowe ari cyo kintu ugomba guhinduramo, ni nk'ikihe kintu wasigaranye muri wenda kubijyanye n'ibibazo yawe wenda mubajije, araza kugira byinshi cyane asobanura kuri message yaguhaye, kuko irimo ikinyarwanda kiremereye cy'ubuvanganzo buhanitse. Abo ndashaka kugira ngo menye wowe ubwawe ni cyo kintu ukuyemo na ushobora kuvuga ati iki ndagisigaranye kandi kigiye gutuma mpindura ibi n'ibi mu mikorere yanjye uyu munsi. Nkuyemo kubaha Uwiteka ko ari byo by'ingenzi kandi ngomba gukomeza kugira ngo Uwiteka nyigishe ubwenge ndetse mpereze n'ibindi byinshi byo kuvuga kugira ngo ntambutse ibintu biri mu ubwenge bw'Imana. Kumva ko mugiye guhindurirwa imyambaro, kumva ko hari imidari mugiye kwambika ku maboko, wabyumvishemo iki wowe? Nkanjye nk'umuntu w'Imana, uko narindi kera ntabwo ariko nkiri uyu munsi. Numvise rero ari cyo ari kuvuga ko hari umwambaro mushya Uwiteka yambitse isura yanjye. Iyo midari yo ku maboko wambitswe imidari si wowe wenyine ngo ni equipe nini cyane y'abantu mwese ngo intebe mwari mwiceho zahirimye. Intebe yavuze ko hari za ntebe arya ngo ni ibitovu. Babaru bimfasha kubimunyumvisha. Ashobore kuba wenda atabyumvise. Kinyarwanda koresha kirahanitse ntabwo ari cya buri wese. Isi yagutoje gusimbuka, aho wasimbukiye hitwa abandi. Iwabandi wasandagije ibyo wasanze. Isi kwituye kuguterura igucomeka ibere. Umuntu nyamuntu arayakurura. Isi yamusakuza agaceceka, yamurambirwa akayacira. Watakaje ubumuntu akibagirwa ko ari umuntu, si umuntu, ni umuzima mubi, kandi umuzima mubi atwa n'umuzimu. Isi mwitura kumuterura, kamuzamura mu gicu, igatangira kumugosora imuvanamo inshenga, kandi izo nshenga zijyanwa mu bishingwe. Ukuyemo iki wamfura we? Ahantu hari n'ibisakuzo turaza gusakuza cyangwa se tugasubiza. Isi iterura umuntu. Mbese muri make nta kintu ukuyemo. Prophet gerageza nda umubwire mu kintu gitoya cyane ashobora kumviramo, kubera ko ndabona ari uyu mugabo ari kunshyira mu migani cyane. Ngewe nansobanurira ikintu Imana yamutumye nyumve neza. Yego. Kugira ngo ntware message yanjye. Yo kunshyira mu gihirahiro. Ibyo nibyo biraza gufasha umutima wanjye ndetse n'umutima w'Abanyarwanda muri iki gihe. Nibyo byiza. Naho
imyaka afite ntabwo nyizi, sinzi nimba ari ubusaza cyangwa se kuba hari ubuzima yanyuzemo bukamwigisha ikinyarwanda kiremereye cyangwa akaba yararushye, ntabwo mbizi. Rero mu rwego rwiza rwo kugira ngo ubutumwa butambuke n'abandi babyumve, ndetse n'uyu mwanya kugira ngo message afite nimba koko yarasenze, ambonye hano ku mashusho media kuko ntahandi twari tuziranye, hanyuma Imana ikamuhishurira Pastor Emmanuel wari we, ese arava he arajya he. Ibyo nibyo nshaka kugira ngo amenye niba koko bavuga ko ukiri kuzimu, amenye niba koko uri kuzimu cyangwa se abavuga ko nkiri kuzimu, abavuga yuko uyu munsi nkorana na Satani, nabo abakure mu rungabangabo, kuko message twatambukije cyangwa se ubuhamya twatambukije bwageze ku muntu mutoya, umukuru, ndetse n'uri mu rugero, buri ngeri zose zagezweho n'ubuhamya bw'ibyo zagezweho n'ubuhamya bw'ibyo nanyuzemo. Uyu munsi rero yavuze ko ari umuhanuzi. Nk'umuntu w'umuhanuzi rero wifuje ko twicarana mu kiganiro, kuko nibwo bwa mbere mpuye nawe, nasobanure mu kinyarwanda cyiza kugira ngo n'abandi bantu bose babashe gusobanukirwa message yazanye kuri kamera kuri jewe. Sibyo byiza Prophet nkuko nabyumvise babivuga. Katwumve. Sibyo nkubwiye n'iby'isi cyangwa n'iby'ijuru. Mbo ibintu uri kuvuga, ibintu byo uri kuvuga, uruhande rumwe ndabyumvamo mu mwuka wera, ahandi nkabyumvamo mu mwuka ntamenya, ntabwo ndabyumva cyane. Imyuka utamenya ndatekereza ntaho, niba warakoranye n'umwuka wera ukaba unavuga ko ari gukoreramo uyu munsi, ukarakoranye no ku mwuka wa Satani, byanga byemera Imana ubu ngubu aho uhagaze ushobora kugenzura umwuka w'Imana ukagenzura n'umwuka wa Satani. Yego, ndatekereza udashobora kujijinganya ngo nkuko nabivuze ati iyi Imana yavuze nabyumva, niyo itari Imana yavuze naho ndabimenya. Wowe mu by'ukuri usebate hari umwuka utamenya, hari n'ibindi ngire ngo utubwire mu by'ukuri. Mbo ndagenda nsobanukirwa uko arushaho kugenda kuza. Wowe icyo ushaka nyamukuru ni ikihe? Kuko ndabona ibintu yakubwiye byose, njyewe ndabyumva nk'umuhanuzi. wagira ngo yararimo arahinga ku rutare, kubera ko ndabona ibintu message yatambukije nta kintu wakuyemo. Utuntu wakuyemo n'utuntu. Oya, njyewe ndabyumva. Wumvise iki mfamfura we? Njye ndabyumva. Ahubwo icyo nshaka kugira ngo asobanure, hari abantu batobyumva nkanjye cyangwa batari mu mwuka nk'uwo ndimo. Nshaka kugira ngo asobanurire abantu. Naho jewe ibyo nakuyemo byo, uko Imana hari hamwe iri kumva ni nyambika umwambaro mushya ishyira mu rundi rwego. So umwambaro w'umudari ku maboko uhinduriwe, urumva ari uwo mwambaro wahinduriwe wambaye imidari ku maboko, uwo mwambaro ubwo ni shyashya wamfura we? Mbo imidari ku maboko, imidari iratandukanye. Imidari iratandukanye, shobora kuba n'iyisaha nambaye ari umudari, nawe ari umudari, cyangwa se ari nishimwe Imana igiye kuma nk'umuntu uri muyikorera. byose ni sawa mu yandi magambo. Prophet Zakayo wokabyara we, ahubwo nasobanurire abandi. Oya, ntabwo ari kubwira abandi kuko yatumwe kuri wowe, n'abari muri icyo gikundi bose barakumva. Oya Pasi winjijisha, yaba yatumwe kuri nge atari ku bandi, sibyo? Ntabwo yaba yaje kwicarana nanjye hano kuri kamera, sibyo? Yakaba yansanze akambwira ati Imana ivuze gutya ko intebe yubamye imbere yawe, sibyo? Hanyuma Imana ikaba yongeye kukwicaza ku ntebe nshya, nkabyumva, sibyo? Ariko impamvu yazanye message hano kuri kamera no kugira ngo asobanurire abantu bose. Reka twumve icyo tubwira. Ahubwo ndashaka asobanure mu kinyarwanda cyiza. Oya, icyo asobanura nicyo kinyarwanda, ubundi cyane kinyarwanda. Kinyarwanda kweje kirumvikana, ahubwo yenda nagira ngo wowe wumvise miki. Ndaza kukubwira ngewe ku mwanzuro. Oya wincishisha. Oya, ngewe icyo numvisemo nuko atari byiza
icyo nakuyemo nuko nta na kimwe cyiza kirimo, nuko nta na kimwe cyiza kirimo, kuko niba icyo nakuyemo aka kanya nda muri bikeya cyane nashaka kuvuga mu ijambo mu nteruro zitageze muri 3, niba intebe yahiremye automatically uwo muntu ntawe ugihari. Niba umuntu atambaye imidari yambaye imidari ku maboko, ayo ni amapingu. Niba ahinduriwe umwambaro, uwo ni mageragere. Numvishemo ibintu nta na kimwe cyiza, numvishemo kubera ko numvishemo inkoni y'Imana. Ahubwo reka twumve nyir'ubwite, wowe ndukumva muri kumvamo ibintu byiza, guhindurirwa umwambaro, kuzamurirwa amateka, ngiye kumvamo ibintu bya gerezani. Reka dufashe bene Imana tudasita. Nayisobanure ntacyo yegereza. Iyo mujyora karibu wamfura butubwire. Ntabwo njya ntinda Pasi, yego, ntabwo njya ntinda, hari ibintu byinshi ntatindaho. Ahubwo ndashaka nyine atambutse ibintu byumvikane, reka tubwire ko ibyo ndi kuvuga ni mu isi, ibyo nanyuzemo ndi kujya mu ijuru, ndi kujya mu rugendo. Ahantu hose naba ndi natambutsa ubuhamya, natambutsa ubutumwa, kuko ntabwo ari ubwo nitumye, ahubwo n'ubw'Imana yagize gute yantumye bw'ibyo nanyuzemo kera hashize. Ubu ngubu jewe ndi hano nk'umuntu mushya, mukozi w'Imana mushya utandukanye n'uwa kera. Rero wowe sobanurira abantu n'abantu babyumve yenda se nimba ari niyo gereza nk'uko mbyumva, n'abandi nibiba bazavuga ati mbeba y'inzungu yari yarabihanuye bamwita umuhanuzi, sibyo? Ariko jyewe aho n'abandi hose natambutsa message. Mbonero no kuvuga kino kintu abantu bari kubyitiranya n'abari kubivangavanga. Mbonero kuvuga kino kintu, njyewe ubuhamya ntanga kera habaye ubundi abanyamwuka, sibyo Pasi? Abanyamwuka bumvwa n'abanyamwuka. Umuntu wemera ko umwuka w'Imana ubaho, yemera ko n'umwuka w'abadayimoni ubaho. Kandi mbonereho n'aba bahanuzi n'abandi batandukanye bavuga Imana, iyo bari kuvuga ngo beretswe bakavuga indimi zitandukanye, batubwira ko izo ndimi ziri kuva mu ijuru. Nawe ari kuraruvuga. Sorry nyine reka numvikanisha ikintu nshaka kuvuga. Bavuga ko indimi ziri kuva mu ijuru, bavuga yuko ibyo bari kuvuga baturutse mu ijuru kubivuga, kandi turi kubabona mu isi. Bishatse kuvuga ngo baba bagiye muri yasi y'umwuka. Rero sinari nabona umuhanuzi uhagarara uvuga ngo Uwiteka Imana aravuze ariko n'ubundi adahagaze mu isi. Bishatse kuvuga ngo ni mu isi y'umwuka. Rero n'ibindi byose nibyo navuzeho ni mu isi y'umwijima, y'ibyabaye mu mwijima. Sinshaka abantu bangisha impaka. Mbese ni nka kwa kundi ushobora kuryama ukarota utora amafaranga y'umuntu, sinshaka ariko utayatoye. Ni nk'inzozi waroze. Ni inzozi cyangwa ni yerekwa cyangwa ni realite? Njyewe uku nguku mpagaze gutya, sibyo? Naravuze ngo uyu mwuka ndi kuvugisha hano, urumva? Uyu mwuka ndi kuvugisha hano gutya diregite, wakubwira ngo ufate wawe ushobora, oya nta nubwo ugaragara, sibyo? Nasomye ikibwiriza cyangwa se ikigisho kiri mu Efeso ibice 6 umurongo w'10, bamenye ko tudakirana n'abambaye inyama n'amaraso, ahubwo dukirana n'imyuka mibi y'ahantu hose ho mu ijuru, ndetse igera no mu kirere. Wasanga naho ngaho wicaye iyo myuka ihari. Mu buryo rero bwa gipagani, mu buryo bwa Satani agira imyuka itandukanye. Rero ubu ni ubuhamya natanze kandi nzakomeza kubutanga, niyo ntaza no kuri kamera ngo mbuvuge, sibyo? Nakwandika n'igitabo, nubwo nabandi n'ahandi nakwandika n'igitabo nkavuga amateka y'ibyo nanyuzemo, kuko ndi kubohoka. Ndi kubohoka. Ahubwo abantu batumva ko ari mu isi y'umwuka w'umwijima, abo bantu ntaho baragera. Abo bantu ntaho baragera, ahubwo bari gukina n'urusenda mu muyaga. Navuga ngo bari gukina. Ubundi se nimba umuntu avuga ko ari umukozi w'Imana, yego, ariko akaba atarasobanukirwa ko mu isi y'umwijima
ibaho yego ndetse natambutsa n'ubuhamya bw'ibyanjye ntiyumve ko ari mu isi ntahitahishurirwa ko ari mu isi y'umwijima sibyo akaba we akabifitira cyangwa akabifata ukundi kuntu abyumva cyangwa biremereye sibyo ubundi uwo muntu aganira n'Imana asenga ryari ahubwo naje gusanga muri ibi bihe ubuhamya butambutsemo avuge gutyara naje gusanga abantu bose nabo kuri YouTube n'abandi batandukanye sibyo yenda reka two kuzana abo hanze tuzane aba hano kuri YouTube ahubwo nasanze bose baraguye ahubwo nibacinye inkoro bemere bajye hasi bajye ku masivi basenge sibyo begerane n'Imana Imana ibahishurire ubundi se kuki natambukije ubuhamya ntihagira abantu bavuga ati tumusengere basi uriya muntu wavuye iriya ugize ute babanze bansengere basi banyakire mu isi y'abazima nimba wumva yuko ndi umudayimoni sibyo banyakire mu isi y'abazima bandambikeho ibiganza banyatuze bagira ahubwo bakihutira yewe Satani uramuzi Satani urushaka guhura nawe se shebuja se ushaka guhura ndabaza ikibazo kinyanditse imbere Satani uramuzi yaba ntamuzi ntago mba naratingishijwe n'ibyo yankoreye kugira ngo nanjye numve ko nakwifuza kubohoka ahubwo wowe muraziranye uwo Satani rero niwe so njyewe data ni Satani mise ni shebuja data yitwa nkubwira uko yitwa nkubwira uko yitwa mfite indangamuntu y'u Rwanda nkubwira uko data yitwa reka turebe cyo njyewe data ni Satani nkure no muri iki kigo ntabwo njya mvugana n'abanyamubiri Prophet Zakayo kuki uvuze ngo se ni Satani sinjya mvugana n'abanyamubiri genda mubwira ibyo nsoma ntabwo mubwira ibiva mu bitekerezo byanjye reka twumve ibyanditswe byera ukora icyaha ni uwa Satani ntazima ibyo ni ibyanditswe byera reka twumve icyo ibyanditswe byera bivuga kangahe Prophet abadukurikiye ntimujye kure turacyakomeje kugira uyu murongo unyanditse imbere uko Imana irambwira ngo mubaze ngo Satani uramuzi kandi uko abimbwira yicaye ku ruhu uyu yicaye ku ruhu ku ngoma y'uruhu uruhu rw'imbwa katika jina la Yesu data arashyira ijambo hari yarambwira musomere mubaze Satani uramuzi hako mutekereza ko twicaye ahangaha turahangaha turi data soma reka dusome ibyanditswe byera Yohana 8 Yohana ibice 8 Yohana ubutumwa bwiza Yohana igice cya 8 ku murongo wa 44 44 dusome mu izina rya Yesu mukomoka kuri so Satani kandi ibyo so ararikira nibyo namwe mushaka gukora uwo yahereye kera kose ari umwicanyi kandi ntiyahagaze mu by'ukuri kuko ukuri kutari muri we nuvuga ibinyoma aravuga ibye ubwe kuko ari umunyabinyoma kandi kandi ni se w'ibinyoma reka dusubire mu izina rya Yesu mukomoka kuri so Satani Pastor Emmanuel uyu murongo ni uwawe
mukomoka kuri so Satani, kandi muri ibyo so ararikira nibyo namwe mushaka gukora. Uyahereye kera kose ari umwicanyi kandi ntiyahagaze mu by'ukuri kuko ukuri kutari muri we. Navuga ibinyoma aravuga ibye ubwe kuko ari umunyabinyoma kandi ni se w'ibinyoma. hari Mwakire neza ijambo ry'Imana. tuvuye kuri uyu musozi, reka twihute, amasaha yamfashe kandi ndashaka kugenda. Ntudusige. Mvuye kuri uyu musozi w'ibitovu byumye kandi bigiye gutwikwa, marayika yamfashe akaboko anjyana ku wundi musozi, usanga ni umusozi ugwaho imvura, kandi imvura ikunyagira ukagira ibyishimo. Ndamubaza ngo ese uyu musozi n'iyi imvura iri kugwa ahangaha bisobanuye iki? Arambwira ngo hari abantu barinze ijambo ryanjye, baririndira muri bo, baririndira no mu buhamya bw'aho bagenda bazenguruka. Imana irambwira ngo hari imvura y'umugisha. Haleluya. Hari imvura y'umugisha Imana igiye kumanura ku bantu bayinambyeho bakayikorera by'ukuri kandi batayiryarya. Imana irambwira ngo cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi Imana igiye no kubasukira imvura ngo y'umwuka wera, bagiye guhabwa umwuka wera mwinshi cyane. Twavuye kuri uwo musozi, ampereza undi marayika turajyana tuzamukana ibirere 7, anyinjiza mu icyumba kinini kirabagirana kirimo umucyo utangaje. Hano muri iki cyumba nkihagera nahasanze hari korali nini cyane, korali iririmba indirimbo mw'ishusho yabyo baba banyuranamo 770, abacuranga, abavuza imyirongi. Ariko mu byantunguye nasanze iyo korali iyobowe na Pastor Theogene Nzahuki. Aho hantu ko utumye nongera kwegukamo. Sanga Theogene yarahindutse. Sanga Theogene yabaye mwiza. Sanga Theogene ararabagirana. Sanga Theogene afite igitabo kinini kirimo inyuguti nyinshi. Ni ubwira abantu bari aho ngaho ngo muririmbe gutya muririmbe. Yesu. Baririmba neza, amajwi meza. Ndangije marayika arambwira ngo dore umwami akunda kubaha iyo avuye mu isi ajya muri iki cyumba. Mbona umunezero mwinshi. Ngiye kubona mbona undi marayika azana ntabwo nabona izina ryacyo, ariko ni nk'ikintu kiriho cy'ikizahabu kinini batwayeho, hariho impeta. Hariho impeta. Iyo mpeta Theogene arayifata, agiye kuyinyambika mu rutoki. Ndamubwira ni oya, njye narasezeranye mfite umudamu. Arambwira ngo oya, iyi mpeta ntabwo isobanuye ibyo ngibyo. Arambwira ngo iyi mpeta yanditseho gukiranuka. Arambwira ngo genda mu isi ubwire abo twagendanaga, abo twavuganye bose, ubabwire ngo ntabwo napfuye kubera ko nakoreye Imana. Amen.
ngo kandi ubabwire ngo bakomezwe no gukiranuka kuko ijuru rirahari ariko rizagibwamo n'intwarane. Ndamubwira ngo ariko ku isi aho mvuye hari abantu benshi bagiye batebera ahantu mu musitwe batabasha kuvamo. Arambwira ngo abantu bankundaga uzababwire ngo hari impano zari muri jyewe nimuriye muri Imana yimuriye muri bo, ngo kandi izo mpano zigiye kurokora abantu benshi. Ndamubwira ngo none iyi mpeta mu nyambitse impeta jyenyine kandi ku isi hari abandi bakeneye kwambika kwa iyi mpeta. Arambwira ngo iyi mpeta ni ikimenyetso ngo abazumva ubutumwa bwiza bw'ibyo nabwirije nkiri ku isi ngo nabo bazambara iyi mpeta. Arangije arambwira ngo kandi ugende ubabwire ko ntapfuye jyewe ndi muzima, kubera ko Kristo uri muri jyewe ntabwo ajya apfa. Arangije arambwira ngo ya nkoni yanjye nari mfite nayisigiye umudamu wanjye y'ubushumba. Inkoni nari mfite nayisigiye umudamu wanjye. Barangije marayika mfata akaboko aransohora, ngeze hanze numva ndababaye kubera mwisi ni habi. Ni habi, nageze hanze numva imbeho, numva data arambwira ngo abaza bavuga baceceke, igihe cyo kuvuga kwabo cyarahagaze. Ngo abarokora abandi ngo abo bazahabwa ikamba ry'ubugingo. Iyo niyo message nari mfite. Imana iguhe umugisha cyane. Iyo niyo message warageneye umuryango wa Pastor Theogene. Yenda Imana iguhe umugisha cyane, ngire ngo byibuze ngire ngo hari abantu benshi cyane umutima usubiye mu gitereko kubw'ibyo uvuze, kuko benshi cyane bakomerekejwe no kumva ati ikuzimu nibo bamutwaye. Ngire ngo uyu mugabo ari byinshi cyane yatanze mu buhamya. Ntabwo bamutwaye. Yego, ariko kumva ko ari mu ijuru kandi ari kuramya Imana n'ibizima. Noneho niba baramutwaye, madamu afite inkoni ye y'ubushumba, agiye gusengerwa ngo nibagende bayimwake. Yego. Kugira ngo bigende neza cyane uramfasha kugira ngo uze no kukebura uyu mugabo nabonye yaheze mu rujijo, kugira ngo yenda ducunguze uburyo umwete bene Imana kandi bene data dusangiye umurimo, tumenye mu by'ukuri ese ni ikihe kintu kiri mu mbumbe y'ubuhamya ya message ya Pastor Emmanuel, kubera ko yacanganye ikintu byasa nkaho nta kintu atahanye. Message ntago yumvise. N'ubu ngubu bamubaza ngo wakuyemo iki? Ndakubwiza ukuri nta kintu, kuko hari ibyo numvise bitandukanye n'ibyo nyumvise. Nigeze kumubaza ikibazo, ndamubaza ngo ibyo wumvise n'amatwi yawe ni ibyo mu isi y'umubiri cyangwa n'ibyo mu isi y'umwuka wera? Yesu yaravuze ngo ko mbabwirira mu migani ntimubyumve, ndi kubabwira iby'isi, nimbabwira iby'ijuru muzabyumva mute? Ndakubwiza ukuri. Message yawe ni iriya, wowe ubwawe wifatiye intebe urayubika, uyubika sinari impari. Kandi mu gihe winjiyemo ugiye kwigishwa n'igihe, kandi igihe ni mwarimu mwiza. Urukungu rugomba gukurana n'amasaka, ariko nyir'umurima aje kuvangura urukungu n'amasaka, umwe ku wundi, umwe ku wundi, umwe ku wundi, umwe ku wundi.
wavuze ngo iyo Imana ivuze urabyumva, n'ijwi rya shitani kuko wabanye nawe naryo iyo ari shitani ivugiye mu muntu nabwo uraryumva. Kandi abo wabarizaga harimo abumvise iyo message, wowe twicaranye hano nawe hari ibyawe wakuyemo. Niba hari ibyo tumvise gatoya wamenye, hanyuma ugenda usaba Imana ikwigisha ubwenge, niko twasomye. Hanyuma ubwo bwenge bw'Imana nugirirwa ubuntu urasobanukirwa ibyaciye muri iki kiganiro hatavuyemo na kamwe. Kuko uri umunyarwanda, sinavuze mu cyongereza. Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane. Ubundi kubana n'Imana nta muntu bihakana. Umuntu wese agira uburyo abana n'Imana ku giti cye, ariko icyo navuga kuri message zimaze gutambukira hano, ntabwo nshaka kumva ko ntezwe imitego kugira ngo nihane, kuko njyewe isi ndi kurwana nayo njyewe ndayizi. Mu by'ukuri isi y'umwijima n'isi y'umwuka biratandukanye. Yego. Kandi kuba naratangaje ko abadayimoni bakora, ntabwo nashatse kuvuga ko, ntabwo naje guca imanza zo kurondora abagiye mu ijuru n'abataragiye mu ijuru n'abazajyayo n'abatazajyayo, ahubwo naje kuba imbuzi iburira abantu bose kugira ngo umuntu wese acunge izamu rye. Ku rupapuro rwa mbere ku bantu bagira Bibiliya yera, ukirambura Bibiliya hari ijambo rivuga ngo ab'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Yego. Ab'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Nuko kuri kandi nimba bakeneye ijambo ry'Imana rero nibige guhembuka kandi bahembukire mu isi y'umwuka. Bahembukire mu isi y'umwuka. Hanyuma jya wongeraho ngo wera, kuko kare baragushinjije ngo nuvuga Yesu, ngo uvuga ngo mu izina rye, ntugivuga Yesu, ngo ari ibintu utari watura, uvuga ngo bya bintu by'ikuzimu biracyagutwaza igitugu. Biracyantwaza igitugu. Kawera. Ntacyo bibaho ko umuntu ashobora gusobwa mu ijambo, ariko umwuka narishatse gusobanura n'ubundi ni umwuka wera w'Imana yaremye ijuru n'isi, ivuga ibyo ivuze byose bikumva, ipfumbatura igipfusi, igahaza ibyaremwe byose. Hari ijambo yasomye ndetse rivuga yuko ibyo bituruka kuri ba data ba Satani, ndetse mbese byumvikanisha yuko turi mu myuka y'umwijima. Ndagira ngo mubaze, uri umuhanuzi urerekwa usenga by'ukuri? Yego cyangwa oya? Ugiye kumusubiza mu byanditswe, asubirisha Bibiliya. Ni umuhanuzi. Ariko tugendeye ku byo yivugira ndetse n'ibyo yemera, ni umuhanuzi w'Imana ukuri. Ni umuhanuzi w'Imana by'ukuri. Ariko reka yisubirize, ariko reka nasubize hanyuma dukomeze ikiganiro ngicumbikirira aha ngaha. Yesu we ntacyo ngushinza, ntacyo utankoreye ngo wandinze ibibi. Basi nsomera Yeremiya
Jeremiah. igice cya mbere Yeremiya igice cya mbere. somera ku murongo waho Ukangahe? somera ku murongo waho wa 4. Nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, cyangwa simbuka ujye kuri 7. ariko Uwiteka arambwira ati, wivuga uti ndi umwana, kuko abo nzagutuma bose uzabasanga, kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga. Okay. Mwakiraniza ijambo ry'Imana. Nuko ariko Uwiteka abwira Zakayo, abwira umuhanuzi wese we ati, wivuga uti ndi umwana, kuko abo nzagutumaho bose uzabasanga, kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga. Okay. C'est-à-dire que yatumwe kandi yansubije ntacyo yongera n'iki yakuyeho. Yansubije. Nimba werekwa koko kandi ukaba uri umuhanuzi koko. Kandi ukaba wavuze ko data ari Satani, ubwo wavuze ko ndi umwana we. Kurukira umudayimoni. Ubwo wavuze ko nkiri umudayimoni. Kandi Bibiliya iravuga, reka gusengera ubohoka ahubwo. Uretse Bibiliya iravuga ngo bahawe ubutware, cyangwa se abemera Imana twahawe ubutware bwo kwirukana inzoka na sikoropiyo. Gukandagira inzoka na sikoropiyo. None muhanuzi w'Imana, shitani wicaranye nayo mu kiganiro ngaho yirukana ive kuri iyi ntebe. Yirukana ibyo bijemo guhangana kandi nanone. Buretse gato. Yirukane ive kuri iyi ntebe uko ashobora. Reka sobanure, ngenda shaka nsobanurira cyangwa se yanabwira n'abantu dukurikiye. Ariko se shaka kumvune tunasoze actually kuko ariko nubwo wasoza sindanyurwa. We reka kubwire hari icyo yakubwiye, reka we agira icyo asobanura narenzaho kuri ibyo byose. Nubwo wavuga kugisoza ntabwo ndanyurwa, sibyo? Njewe uyu mubona navuze ubuhamya bw'ibyabaye kera, sibyo? None uyu munsi waravuga yuko ngikorana n'imyuka y'abadayimoni. Ugafite ibimenyetso, reka bitubwire. Mu by'ukuri nimba utemera ko imyuka y'umwijima ibaho ariyo yabaye ho kera, ukaba wumva ari jye wicaye muri kino kiganiro, ariko kuki abantu badashaka kubona yuko badashaka kumva yuko abantu bahinduka? None basi ngaho ufite uburyo wakwirukana dayimoni, nimba ndwigiririza hano kuri kamera, nimba uyibwira uti tumuka dayimoni y'intebe nkahita yivaho nkiruka, ubwo uraba unshinjije biraha bigaragaye yuko ko ndi Satani. Haranditswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Nubwo wicaye kuri iyi ntebe wongeye ukayiyuburira, ariko intebe wicayeho irubamye kandi wowe urahagaze. Se waca bugufi nkagusengera? Pastor, uraca bugufi bagusengere? Reka mbabwire, iri sengesho ntabwo naryemera. Uzi impamvu ntaryemera? Ntabwo ari uko ndwanya Imana cyangwa ntemera Imana, sibyo? Ariko ntabwo nakwemera ko gushinjwa ko jyewe ndi Satani ngo hanyuma ngo mfukame bansengere. Prophet, ahubwo nimba navuze ngo nimba batumva ko isi y'umwijima ibaho kandi nkaba narahindutse, yego, sibyo? Ahubwo bakaba bakinshinja ibinyoma, yego, bakaba bakinshinja gukorana na Satani cyangwa kuba ndi Satani, akaba abona ari jye wicaye, yego, iyo Satani ayirukana ive kuri iyi ntebe. Naho nimba atari ibyo, sibyo? Nimba atari ibyo, yego, ubwo iryo senga yaba nsengera
buse yabashaka bansengera ngo numvikanishe yuko ndi satani koko imbere y'abanyarwanda byaba bishatse kuvuga iki kibazo gereka nsenge basi dusoze kanche bugufi kadusenge mu izina rya Yesu. Turagushimiye data wa twese kubw'iyi message itambutse. Twebwe turi abana b'abantu ariko wowe uri Imana kandi byigenge ujya ugonda amajosi yabyo. Icyambere nsabiye agakiza umuntu wese warukurikiranye message kandi ntibibemo kwihimbaza icyubahiro. Ibyo byose twarabibonye ko hari abantu bari bakomeye mu gihe cyashize bagiye bibagirana. Abagira ikibageze umwami witwa Alexandre le Grand yaragiye avaho, Nebukadinezar araza arayobora avaho, ba Constante barayobora bavaho, ariko twasanze intebe yawe yonyine ari itagihanguka kandi ntizigera ivaho. Kandi abo watoranyije warabahamagaye, wabahaye ubwiza, wabahaye ishusho yawe, barakugendana, barakwicarana, bavugana nawe. Data sabiye umugisha buri muntu wese uhagarara ku ijambo ryawe kugeza igihe uzazira. Uyu mwene data twari turi kumwe hano, musabiye imbaraga z'agakiza kandi agakiza kava heraho urusengero kandi umwiyereke bushyashya. Data birashoboka ko ari mu nzira ebyiri guhitamo byaranze, ariko ubashe kumushyiramo ijambo rishobora kumugarura mu nzira nzima. Ndagushimiye yuko abanye natwe muri iki kiganiro kandi n'umunyamakuru wadufashije nawe umuha umugisha. Kandi Uwiteka abantu bari kuza kuri izi mbuga nkoranyambaga baje gusenya bataje kubaka, baje gusenya imiryango, baje gusenya inshuti, baje guhindura gutekereza kwawe washyize mu bwoko bwawe wera wa Isirayeli, abo bashyire ku ruhande uzurobanure. Kandi data aba watoranyije ikimenyetso cyawe kibagumeho mu izina rya Yesu Kristo. Aho bakandagiye bakandagirane nawe kandi amaso y'ikuzimu ntakababone. Kandi Uwiteka uduhe guca bugufi, kwihimbaza gukurwe muri twe, kuko twe turi abantu turapfa, ariko ejo tuzabazwa ibyo twavuze, tuzabazwa abo twahanuriye, tuzabazwa ibyo twahawe kuvuga ntitubivuge. Ndagushimiye yuko uyu munsi unshoboje message ikabitambutse mu izina ryawe rya Yesu Kristo, amen. Mani ko umugisha cyane. Abana nashaka kuvugana na Prophete Zakanyire ngo utange nimero ya telefone yawe, biraba byiza cyane. Telefone yanjye ni 078 yego 05 36 yego 745. Imana ibaho umugisha. Mani ko umugisha cyane. Ndifuza nanjye kuba nasenga, yego tugasengera kino kiganiro tumaze gukora, nibyo byaba byiza kurushaho. Yego kandi umukozi w'Imana ibyo yeretswe Imana imuha umugisha babiturutse ku mwuka w'Imana. Ubuhanuzi bwose bwemerwa ari uko bwasohoye. Reka tubisengera ahubwo kugira ngo ibyo tweretse niba ari Imana ibikureho kandi byiza. Yego biza y'Imana dushura ikintu kibi kiri imbere ibugira ngo tugisengere kiveho. Ntabwo ngo ni kibi yasohoye ngo reka twiryame tudamarare ngo nigisora ngo nibwo tuzemera ko umuntu ari umuhano. Ndifuza ko dusenga nta kibazo. Yego ishimwe ni iryawe Mana, akira icyubahiro kuko uri umwami mwiza. Warakoze gutanga umwana we w'ikinege akaza mu isi akabambwa kugira ngo abana b'abantu twebwe tubamburwe. Mwami Yesu uhabwa icyubahiro, uri mu ijuru ry'abera, ushobora iby'isi idashoboye. Tunezerewe ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Duhagaze hano nk'abagaragu bawe, mpagaze nk'umukozi wawe, nifuza cyangwa se mfite ishyaka ryo kukurwanirira kugira ngo imbaraga za Satani zose zikurweho mu izina rya Yesu. Haboneke imbaraga z'Imana mu buryo bukomeye,
kuko data wa twese uri mu ijuru ndabizi neza ko umugambi wawe uhagararanye nanjye kuko uganira nanjye mu buzima bwa buri munsi. Uko turwana niko na ingabo za Satani twasize inyuma ziri kurwana. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo umanure imbaraga z'umwuka wera zigote ubuzima bwanjye ndetse zigote n'ubuzima bw'abera bose kandi n'abifuza guhinduka bose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti babone imbaraga z'Imana izankuye inyuma ziba arizo zibasanga kugira ngo nabo bave inyuma binjire mu rurembo Siyoni. Urakoze mwami Yesu, ishimwe n'iribi ryawe kandi n'icyubahiro kibi cyawe. Imyuka yose mibi ikurweho mu izina rya Yesu ndetse n'imigambi yose Satani afite yo kuburizamo ubutumwa bwiza kugira ngo ijambo ryawe rihindure benshi ndetse n'ubuhamya kugira ngo bwubake benshi. Iyo myuka yose uyisenye kuko yahagurutse ari myinshi mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye mu izina ryawe, amen. Mwese Emmanuel nimero ya telefone ni 078 51 yego 52 307. yego iyo niyo nimero mbonekaho kuri WhatsApp. Murakoze kandi abampamagara mumpamagare mumbwira muti twakora iki tukava mu mbaraga z'umwijima, twakora iki kugira ngo dutandukane na Satani ko tubona imbaraga z'umwijima zatugezeho. Kabiri, bampamagare bambwira bati mukozi w'Imana, batambonamo shitani cyangwa se ko ndi icyitso cy'abadayimoni, ahubwo ndi umwana w'Imana. Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza. Turabakunda cyane mwese, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, ubuntu bw'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibane namwe nibihe bidashira, amen. Tubashimiye bose badufashe muri kino kiganiro, turamushimiye cyane wowe wadukurikiye, turagushimiye Adrien wadufashije ndetse namwe mwese aho mwari muri mwabanye natwe bagize uruhare kugira ngo kino kiganiro gitambuke ndetse n'abadutera inkunga mu bihe bitandukanye n'abitanze kugira ngo bigende neza. Turabakunda, Imana ibarinde, nakagaruka mugire ibihe byiza. Impanuro TV mukore subscribe. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.